abona abantu babiri ngo n'ibiti ngo biri kuzenguruka ntumva papa aduteye ubwoba abati nindi somaho abantu babiri nkababona ngo ibyo biti bikazenguruka nka bikigogi nka umusazi ndi ashwitira ntajyo somaho numvaga nishimye cyane birenze nyene urabizi uvuye mu cyaro ufite ibyishimo kugiye mu mujyi ndatega rero arantegera ndaza amanizo nimero nsanga yamaye nimero zitarizo polisi kimara kumbona ihitira regeye ati turarasa kuko hari amaze kugera nko mu masasita ati nibiruka nka turarasa naje kubwuwo muntu yari yanyinginze namurahiye n'ukuri dore Michel namurahiye pe ariko yaje kumbwira ati nzajya nkugurira ku mata urumva ndabataho aho rwose Arabohora TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza Arabohora TV. Bakunzi ba Arabohora TV tugize umugisha wo kubana n'umuntu ugiye kuduha ubuhamya turagira ngo baza twibwire. Murakoze cyane ndabasubije mu izina rya Yesu. Je nitwa Nihimbazwe Jean Claude cyangwa se John Claude. Jean Claude rero afite ubuhamya butandukanye. Jean Claude turagira ngo adusangize ubuhamya kandi ngo afite n'ijambo yaduteguriye. Mbere yuko adusangiza ubuhamya rero turagira ngo abanza tubwire ijambo yaduteguriye kugira ngo adusangize ubuhamya bw'ukuntu yabaye mayibobo nyuma akava mu mayibobo akaza gukizwa n'inzira ndende namwe murabyumva. Ariko mbere yuko yifuje ko mbere yuko tugize ikiganiro ari uko abanza kutubwira ijambo ry'Imana ririmo kumufasha. Jean Colombo tubwira ijambo ririmo gufasha. Murakoze cyane katuanze dusenga Imana. Yego. Mana tugushimiye kugira neza kwawe. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Abakwiringiye Mana bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Abakwiringiye bameze nk'umusozi w'uyu Kacyiru turiho utabasha kunyeganyega. Uri Imana nyamana, uri Imana yahanitse ikirere idendeza n'inyanja nta muntu numwe ubigizemo uruhare. Uri Imana nyamana turagushimiye rero tugushimiye akanya keza uduhaye dusengeye n'ijambo ryawe Mana tugira tuvuge. Ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge byacu niryo ritumurikira. Ijambo ryawe Mana umugaragu wawe Dawidi aravuga ngo naribitse mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho natwe twaribitse mu mitima yacu ngaho komeza udushoboze Mwami Nyagasani tugusabye imbaraga n'amavuta rero komeza ubane natwe ni mu izina ryawe gera Kristo umucunguzi wacu amen. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri ibice byaho ni 5 ku murongo wa 16 wa 17 haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bisha. Iri jambo ry'Imana dusomye igitabo cy'Abikorinto bivugwa ko cyanditswe na Paulo. Iri jambo ry'Imana rero dusomye murumva ko nyene iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha ngo kandi bya kera byose biba bishize. Nanjye rero hari byahindutse maze kugera muri Kristo Yesu. Ibyahindutse maze kugera muri Kristo Yesu kuko ubuzima narindimwo ntabwo narindi muri Kristo Yesu. Uyu muntu rero ari muri Kristo Yesu aba ahinduka icyaremwe gisha. Nagira ngo mbabwire ngo computer yakozwe n'abazungu ntiyahindura umuntu ariko Yesu we iyo ugezemo abasha kuguhindura. Iyo umuntu rero ari muri Kristo by'ukuri aba icyaremwe gisha kandi na yakarande n'imivumo n'ibiki byose dore hari abapfumu bakunda kuvuga ngo barirukana za karande n'inyatsi barabashuka. Imivumo n'inyatsi iyo ugeze muri Kristo Yesu byose abiguhanaguraho bigahinduka icyaremwe ukaba icyaremwe gisha. Urakoze cyane Korodere. Ijambo riradufashije.
ubundi umuntu yagira amatsiko akakubaza atese kubera iki wahisemo iri jambo ijambo biri rinini kubera icyo isirimo ijambo iri jambo impamvu narihisemo ryanjemwe mu mutima bitewe n'ibyo nanyuzemo numva ko nanjye ubwanjye aho ngeze ubu nabaye icyari mu gisha noneho rero ndagira ngo ubaze kuro ubundi wamenye Yesu gute njyewe uburyo namenye Yesu ni inzira ndende ariko reka ncagagure njyewe ubwa mbere na mbere navuye mu cyaro aho nari naraye Butare noneho rero turatega imodoka hari umuntu wantegeye imodoka bita Gasengi ko nta mafaranga ahagije nari mfite yantegeye imodoka 200 n'icyo gihe ahita mpereza n'ijana ryo kuza guhamagara umuntu ari bunyakire mu mujyi arambwira nyine mu mujyi wa Kigali arambwira ngo nugera Nyabugogo hari umuntu uri bukwakire ngo izi nimero uze kumuhamagara noneho rero nanjye kubera nari nkifite imyaka 20 hanyuma ndaza maze kuza nyine numvaga nishimiye cyane birenze nyine urabizi uvuye mu cyaro ufite ibyishimo kugiye mu mujyi ndatega rero arantegera ndaza amanizo nimero nsanga yamaye nimero zitarizo tugeze ahantu bita mu Ruhango ndahamagara mpamagara za nimero ziba kompoze mbwira abo twe twicanye mu modoka ati murandangira umuntu bitwa gucya na gucya atuye Kicukiro tirashwe da baranyangira noneho ngewe twarakomeje turaza tugeze Nyabugogo ya marembo yari yambwiye ko ndi buhagarareho ndayahagararaho maze kuyahagararaho mbura umuntu n'umwe buze kunyakira nibwo rero nashatse aho kurara bubwo uko twageze muri Nyabugogo mu saa 3 nibwo nashatse aho kurara ndahabura ndangije rero mbaza abantuza abari aba agent baba bakorera muri hariya Nyabugogo batonze umurongo mbaza umwe ati ese ntago wandangira aho kurara hanyuma umwagent arambwira ati katariya ubwo nyine anyohereza hari ahantu hari polisi hari akumba gato ya ka polisi ari Nyabugogo noneho abanyoherejeho ati katariya gatoya ati bahita bakwereka mbandakazeyo nyine umuntu wo mu cyaro yumubwiye ikintu ahita agishira mu bikorwa uwo mwanya nanjye mbandakazeyo ndajyayo maze kujya amahirwe nagize nta bikapu naje mfite kuko bambwira ati u Kigali haba abajura benshi cenye ambara imyenda nk'itatu naje nambaye imyenda amakabutura 3 nambaye n'imipira 3 noneho rero mitandakata nyine ndagenda ngaho kuri polisi kimara kumbona ihitira rege ati turarasa kuko hari amaze kugera nko mu masaa 6 ati nibiruka nka turarasa nanjye ndavuga ati yewe ati n'umuntu nyine ndira ni umuntu nabuze n'ukuri ni mumbabarira ticanga mitandagenda maze kugenda polisi bambwira ati cara ndicara maze kwicara inkoni birangeze muti iyo kamera iri hehe nta kamera mfite mwoka byaramenye nuriya mu agent yambwiye ngo ninze hano mpita nyine polisi ankubitamo iyindi nkoni ya kabiri ankubitamo n'iya gatatu nuwo nawe yaje nyuma yanjye nawe bamucekamo 3 ariko ngiye icyo gihe ndibuka ko nari nanarwaye ndavuga ati ndanarwaye ni mumbabarire nariko nyine ntabwo babyumvishije kuko nari ndwaye malaria barandetse nyine barahise bambwira ati hitugenda mpita ndagenda none yacumbi ntayibonye nibwo rero numvishije mu mutima wanjye nihebye nuko rero mbandakatiye ahantu hariya kuri station hari station iri hari imbere y'amarembo ya Nyabugogo nimba bayitangwa iki nimba ariko bire simbizi mpita ndayizengurukaho gatoya mera nk'ugenda mu Gatsata mpita ndayizenguruka nanone ndayizenguruka gutya nibwo nabonye ahantu rero hari doranta mw'iryo joro rya saa 6 n'iminota hejuru nibwo nabonye ahantu hari doranta rero ndihengekamo maze kwihengekamo nyene murumva ubuzima bwo kurara hanze sinari mumbumenyereye sawa nuko noneho rero nibwo ubuzima nabutangiye
hanyuma rero nibwo maze kuryama muri odoranta, nibwo hashize akanya haza umuntu nyene kubera muri odoranta hari mu bwihorero ni mu ndabyo mbese ziba zikingirije hariya ku muhanda, turiya turabyo tuba dukingirije ku muhanda, nitwo tudoranta nyine. Hanyuma rero maze kuryama nibwo rero nagize gutya, hashize akanya mbona haje umuntu arihagarika amande yanjye, hanyuma nyine ndabyihanganira, ariko nawe ntiyamenye ko mpari, ntabwo yamenye ko mpari, gusa nyine ngiye naramubonye kuko nta bitotsi nari mfite icyo gihe. Noneho rero hashize akanya nibwo mwuka mubi ndawumvishije, nibwo nahise mpaguruka aho hantu, nzamuka ku giti cyari giteye aho ngaho nyine kirekire, ndakizamukaho ndacyurira. Hashize akanya nanone hahita haza undi muntu ayihagarika handi nari njyamye. Ndangije nanone ndicecekera. Noneho nibwo mw'iryo joro nahaboneye ibintu byinshi, nibwo namenye ko n'indaya zifata ku ngufu, hari indaya bafashe ku ngufu ndeba, mayibobo yifata ku ngufu. Imana yo mu ijuru igirinda n'indaya kuko zihura n'ibibazo byinshi. Noneho rero nibwo aho ngaho rero bumaze kugera mu rukerera nko mu masaa 10, nibwo nagiye numva urusaku rwo mu isoko, ririya soko sinari ndarizi, ririya soko nyine riba Nyabugogo. Nibwo nahise nuruka ngenda nkurikirwa urusaku, mbona umuhanda nyine uri azamuka, mpita ndaza numva urusaku, mpita ndakata nyine ndaza muri rya Nyabugogo. Nari maze ubu wari umunsi wa kabiri ntarya kuko ku manywa sinari nariye, na nijoro nabwo kandi sinabonye icyo mfata byajana, ariko nari ndarifite abati wende nzara ninumva ishaka kunyica nyine mpeza kuka mite mfata byajana nyine ndigure mwirindazi ngutumire n'amazi. Mitero ndamanuka hajya Nyabugogo, umva ku buzima bwa mayibobo nari mbutangiye. Maze kumanuka ngeze Nyabugogo mu isoko, nibwo rero nabonye ka karoti ndagahekenya, ibitoki ndahekenya, kuko nyine urumva ko mbese inzara yari iri mu bwonko, niya nzara yo mu bwonko nari mfite. None nibwo maze kugizo karoti mpita numva icyaka mwizo saa 11, numva icyaka mu buzima ntari bwigere numva, cyakoze nacyumvishije nakoze amasengesho cyo cyaka nageze aho hantu. Noneho rero numva icyaka ndabaza mayibobo, ndayibaza tese y'inshuti yanjye tese nta nyine mayibobo yuzibajije kukwera nawe ziba zibona ubuzima urimo zitazikurangira. Ndabaza ati ese nta nwandangira hari amazi yo kunywa? Aranga ati mwana kata hariya ukomeza uyu muhanda ujya ku Kinamba, urabona akantu k'akarobine, karobine Imana n'ukuri yo mu ijuru yafukuye hariya hantu, abagafukuye baho umugisha. Nibwo rako kariba naragiye, hari urugendo rurerure ariko nararugenze, ndagenda nyine mvoma igicupa ndanywa amazi. Maze kunywa amazi nibwo rero naje kuvayo. Noneho numva mu bitekerezo hari umuhungu twari duturanye mu cyaro witwaga Karisa ngo wabaga i Kigali Kicukiro. Nita mfata umuhanda ndavuga tungiye Kicukiro, uko numvaga ko ningira Kicukiro ndi bumubone. Niyo mitekerezo yo mu cyaro, wibaza nyine ko iyo ugeze mu iyo karitsiye uruhita mubona, nta bindi. Nuko nanjye navuga ati ningera mu iyo karitsiye ndahita mubona Karisa. Kujye naragiye narafashe umuhanda ndagenda uyu muhanda wa Kinamba. Noneho rero nibwo bwa mbere mbonye uriya muhanda uri hejuru, ndabifuriza n'abatarabona kuzabona uriya muhanda unyura hejuru. Numvaga hari umwarimu we wigeze kutwigisha muri primaire, numvaga avuga ati i Kigali hari imihanda iri hejuru tigerekeranyije hejuru, ati usanzayibona gute? Nibwo rero nyine iyo mihanda nanjye nayibonye, ndicara ndavuga ati ariko mana tuba umuhanda uca hejuru yundi ugaca munsi, ariko mana adurahambaye. Nibwo rero nyine navuga ati nukuri ndishimye, nubwo mfite ubuzima bubi, nubwo nabaye mayibobo, ariko uyu muhanda ndishimye, nanjye ningera iwacu nzagira icyo mbwira abandi. Nuko umuhanda rero urantangaza cyane, ariko nyine n'ubundi nongera kugira kandi gahinda kuko ntafite aho nerekeza. Ndakomeza ya Kicukiro, ndakomeza uwo muhanda nyine abantu baguma banyobora bati dore umuhanda ujya Kicukiro n'ubu, ndawukomeza nongera kunezerwa. Nanone ngeze kundi muhanda wa kabiri ndafata Kigali uzi imihanda igerekeranije gusa kombe sinamenya ko ari ibiri gusa. None ariko
ariko nabyo mbimenyeje ubundi nyene mbimenyeje ubundi 2019 ntangiye gutembera nkabona nyene ke ibiraro ari bibiri cyose nuko rero arukitubwira ugiye kureba Kalisa mubonye se Kalisa sinamubonye ahubwo naragenze ndaruha ko Kicukiro vanya bugogo ni kure namwe murabyumva naragenze ndaruha ku buryo mbuguti rwose je ndabihe narabajije umuntu ndamubwira ati ubu kuva ngaho ujya Kicukiro biratwara iminota ingana nari ngeze ari ahantu bita Gikondo Majegwa nyene ntangiye kugira ngo nzatandukire Kicukiro ndatandukire Rwandegisi ni Tandegisi ni Rwandegisi no rero maze kugera aho ngaho aho Rwandegisi sinari bwahagera ariko nibwo nabajije umuntu ati ubu kuva ngaho ujya Kicukiro ni nangahe arambwira ati ubungu David byari 200 ariko ubundi rura yazasubize kuri 200 koko mu modoka yari 200 rwose none rero nibwo rero ayo naje kugira gute naje gusanga nta 200 mfite 100 nabati puto nta 200 mfite kandi ijana nibyo ndibwiririrwe bwari bimaze kugira mu masaa 5 areka nesurira inyuma nari nanyaya aya mazi na za karoti nari nahikenye numvaga nubundi munda nundi numvaga ikizengazenga nibwo rero naje gusubira inyuma maze gusubira inyuma nibwo naje kugirane nibwo naje kumva igitekerezo muri nje ndatekereza ati Bujumbura abantu bambwiye yuko ngo bagenda basaba ubuzi mu muhanda basaba ubuzi bakomanga ku bipangu tikusa ubundi ngewe mbigize nkuko kwabo bibujumbura ubuzi nibyamirara nkagenda nkomanga nkogati ni mu makazi nibwo rero naje kugira gute ngenda ndakomanga ati mwampaye akazi baranga ati wapi nako naje rero guhura n'umumabujumwe Imana yo mwijiri muhumugisha nawe nyene nubwo bitutabanye sawa ariko ndamushimira uwo mumabujja rero maze kugira n'undi kuri cyakiro narenganye hari ahantu nyene haruguru hamande ya kiriya kiraro hari amazu nyene ku muhanda nibwo rero nabonye uwo mumabujja avuyemo uwo mumabujja ndamubwira kandi nawe asigaye abakimisagara nabo n'intuza ndamusohoje Imana muhumugisha nibwo naje kumubona avuyemo ndagenda ndamubwira ati mama wambabariye ukampa icyo kurya ukampa icyo kurya ukampa n'akazi arangwa tubuse uze gukora akazi ati nukuri ndabizi nyine n'umuntu wanze hano i Kigali arancika naramubuze nibwo rero uwo mumabujja nawe yabonye agahinda nari mfite abona n'inzara mfite uko amaso yari yatubumbutse yameze gutya nibwo rero yavuze ati umwana nukuri arahapapa nibwo rero ariko yaje kumpakanira aravuga ati wape hano nta biryo dufite ariko nyine nyuma yaho niho Imana yamukoreyemo nyuma yaho yaje kwinjira mu gipangu nanjye ngumye ngaho ameze gutya noneho rero nibwo yaje kwinjira mu gipangu meze gutya nyine nicaye ahantu ahita arongera aragaruka umutima numva ati turariye amaze kugaruka ahita arampamaga mpita ndiruhutse tinzara irakiza nibwo naje kwinjira mu icyo gipangu arangije ndakata arampa umuhoro ntabwo yahise ngaburira yabanje kuma umuhoro ndakata indabyo maze gukata indabyo n'ubu hano hari akantu k'agakomere hano umuhoro ho wantemye umuhoro nyine narakase gutyo umuhoro urantema urantema noneho maze kuntema nibwo rero naje kugira ikibazo ndamubwira ati dore umuhoro urantema ati kata de ati kata nanavuga ati basima akantu mazirikisha arakama ndahazirika ndakata ndabisoza maze kubisoza rero nibwo na jaride nyine uko nabonaga mu rugo iwacu hari jaride barakatakatagaje ariko ntago twarabakire cyane ariko nyine hari ukuntu mu cyaro batera dupasiparumu abakobwa bakajya batukata nanjye nabareba uburyo batukata nanjye ndagenda ngata kwa kundi mushiki wanyu namubonye akata nuko maze rero jaride ndayigira neza hitara ati ariko sha hatuzi kuzi no gukora jaride nuko ndabizi mabuje byana kajaye karbo bwa mbere nibwo rero mabuje nawe yaje kumpa ku kazi nyene aza kumpa akazi mara icyumweru maze kumara icyumweru nibwo rero yaje kumpemba 8,000 aravuga ati ntago dushobokanye ntago uzi guteka neza kandi koko sinari mbizi ariko nyene byari bimwe byo kwihagarara ko ari gutogosha wa muceri nuko
n'amafiriti nkamubwira ati ndabizi ko yateka nuko amafiriti nzi ko bajugunyanga mu mavuta nuko ugafata imbabura ugahungiza kugira ngo ashye vuba vuba kumbe sinamenya ko uri kutuma nyine adashya ahubwo ngo iyo uhungije imbabura ngo mu mafiriti ngo ahita babuka nuko nanjye rero nari mbizi nuko nangeje rero ndamwemera ati nzi kuyateka. Ibyo ngibyo bimaze kurangira nibwo yaje kunyirukana nyine amaze kunyirukana yampaye 2800 pe icyumweru cyose numva atandenganije 2800 ariko nyine nago ndamushimira kuko yanyakiriye arangije ati ubwo nyine niwigendere ubwo noneho nubundi ko yari yankuye mu bwuma ibabona naratangiye rongera aransubizamwe maze kunsubizamwe gahinda karanyica nyine amaze kunyica nibwo rero yaje kunyereka umuntu ucuruza ibirabyo arangatuye umwana ujye yiganzikire mu birabyo nta kazi nta kibazo cye kunye niko yamunsabiye nukuri ibyo birabyo akajya ndeka nyine nkajya nigandikira mwara ku kinamba nibwo nabanije kugangika maze hari ku kinamba maze kuhagangika bamayibabora aho bakajya bashaka ngo soma kwitara ngo niba utarisomye ngo pu aho ngaho rero nkiraho ngaho kw'iryo tabi ntabyo nanyoye kuko nari narumvishije papa avuga ko nawe yaragenze arangije aravuga ati itabi ry'urumogi ntabyo yanyoye ngo kuko wigeze kurisomaho ngo abantu babiri ngo n'ibiti ngo biri kuzenguruka numva papa aduteye ubwoba aravuga ati nindi somaho abantu babiri nkababona ibyo biti bikazenguruka nkaba ikigogi nkaba umusazi shwitira ntabyo somaho nuko rero papa aranga ati mwana wa ntuzanywe ibyo bitabi nuko rero nanjye njyana ubwo ibyo bitabi ntabyo nigeze nsomaho nakomeje kumvira ijambo papa yaravuze nkiri umwana buriya ababyeyi mujye muvuga ijambo bari abana bagifite imyaka 7 baribuka barafata ushobora kuvuga ijambo byonyine ni ukubisi kofe mama wiwe umva arinda sasa atarabyibagirwa nanjye ndibuka ikofe yakubiswe rwose ndabyibuka kandi sinzabyibagirwa yaramukubise ariko ndabigeraho ibyo ngibyo none rero nibwo rero naje kugira nibwo rero naje kugira naje kurara aho ngaho maze kurara aho ngaho nibwo naje rero kureba ndahaba iminsi ndahaba ukwezi nibwo naje kubona ubuzima bwaho ngaho nabwo buri kumbangamira bari bashaka kunyigisha kunywa ibyo bimogi nibwo naje gushaka uwo mugabo yaje gushaka izindi ndabyo bamwita Donati nawe nyene yaje gushaka izindi ndabyo hano mu iki gishanga anga tujya wigandikira mu ibi birabyo nuko rero nawe ariko yamwunga ibitabi ariko ntago yankubitaga we ngo mbisome ariko nyene izo mayibobo zaho ku kinamba kuko hari mayibobo nyinshi we komana uzarengereze haba n'ukuri twararanye harawitwa Kadage harawitwa ni benshi ntago mbibuka none nibwo naje kwimukira hano kwiki hano gacuriro akakiruti hano kuri TV1 iki gishanga cyaho nibwo naje kukibamwo amezi 8 rwose mba mu icyo gishanga waryaga ikisi kwa aho wabaga turumva waryaga iki mu icyo gishanga nanone ikintu naryaga nari ntunzwe n'ibiraka ntago nakuze niba mu muryango wacu ntago twibaga nabo tukurikirana bose ntago biba barenze biba nawe babwira noneho rero ngewe ntago nibaga ahubwo ikintu ngewe naharaniraga kujya ibivuye mu maboko yanjye nagendaga gukora ibiraka maze gukora ibiraka kubyo nyine mu bwo mayibobo nigeze no gutekereza gucuruza umushinga w'inanasi nafataga 1000 nkagenda nyine nkarangura utunanasi nkadukatagura nkadutembeza mwaba mayibo bagenzi banjye nuko noneho bakaturya nkabona ayo kurya nuko ubuzima burenderera gutyo none se ko ambwiye ko afite imyaka 20 ukaba arashobora gukora ibiraka kuki washobora gukora ibiraka wikodeshereza zahuba aho gukongera kujya kurara mu gishanga sinabona amafaranga ahagije yo gukodesha kuko inzu zari 10,000 kandi hari n'indi mitekerereze nawumvaga ko ibyo 10,000 yego nigeze kubibona ariko nkumva muri ngewe eske nimbitanga ibyo 10,000 nyirinza kansohora nanone sinzongera nkasubira mu gahinda hahandi nagandikaga barahafashe
wa mugabo wangangikisha yarabyanze nkumva rero nyene kuko nyene mu bumayibobo ingangi yawe iyo utsitaye gato ukagenda barayitwara amayibobo haba n'abandi barayijyana ubu ngubu aho nagangitse sinagenda mba mbingingo ngo bangangikishe bavuga ati warayobye bavuga ati warayobye noneho rero nyene nibwo naje nyene mubwo mayibobo ndavuga ati nzajya nkorera yanjye nyacinyika ku mufuka igihe nyene nimbona nk'ibihumbi 100 nzareba wende ikindi nkora nzanakodesha nibwo rero naje gukora maze gukora ariko nyiri mubwo bumayibobo aho hantu kukariya gaciriro naje kuhahurira n'umuhungu mu Pantekoti nagira ngo mbwire abamayibobo buriya namwe muzakizwa gusa nyene haracyari ibyiringiro k'igiti ariko iryo ni ijambo nyene ry'abantu baraguye ariko nyene ibyiringiro birahari kuri mwebwe mukiri muri ibyo ngibyo kuri mwebwe mukijya gutega indaya ibyiringiro birahari namwe mwabireka bigakunda kuko nanjye hari ibyo naretse nibwo rero naje kuri uwo naje kubona uwo musore ambere w'umugisha Michel Imana yo mwijuru imuha umugisha nuko ni Michel nyine uwo nguwe twaje guhura w'umurokore Imana imuha umugisha niwe rero yaje kuzanya inginga nkiri mubwo bumayibobo ngangi karanga ati se ubundi wazajya ariko nawe yaragangika disi nawe yaragangika nawe yari mu manegeka ariko wewe nuko yari mu manegeka yajyamaga mu kantu k'akazu nyene k'umukire yubatse ahantu mu birabyo hari uri kuzamukara ku kagari ka Gacuriro ni umukire wari waramuhaye akazu nyene aje yijyamira muri kubo barakingaga nuko yakoraga izamu akajya nyinginga ati washashashaho nkakwijyanira ukadumerekeza kujya gusenga ndamuga ati rero ngewe kugwerekeza ntabwo ibintu by'abarokore mbiye mama ati ngende mu Katolika ndi n'umusukuti ngewe kuko nari muri wa mwari w'abasukuti nyene muri Katolika numvaga ntabahemukira kuko no mu ndahiro twaragize twaraye ko tutazarenga ku ndahiro y'abasukuti ariko nyene nabo abaribo nabo ndabasuhuje Imana yo mwijuru ibaho umugisha namwe muzaje Michel rero uburyo yaje kumbwiriza nyene ngo tujye tujyana gusenga yarabimbwiye ngewe ndamupinga nawe ati wapi wani ibintu by'abarokore nyine urazi y'abamayibobo babwirije ntago bahita babajyana ngo bahite babyemera reka nanjye nawe ati wapi wana ngewe reka nizo Bibiliya sinzemera zanditswe n'abantu nti wapi simbyemera ni uko rero uko byaje kunzamwo yaje kumbwira uti tujyane nzajya nkugurira amata buri ko dusoje iteraniro nzajya nkugurira amata ndavuga ati aho ngaho rwose uramfashe kuko amata naranayakundaga n'ubu ndayakunda iyo nyoye rwose cyakoze igikombe kimwe kiramaza wenda nkarenza n'utundi dukeya ariko noneho uwo muhungu nawe yajyaga ngura igikombe cya tuwasa pe ntashima nkavuga ati kabisa ndemeye nibwo rero uwo muhungu yaje gukomeza nyine yaranguriye nk'ukwezi eko man nanjye za amafaranga nzamugurira rwose cyangwa uzagurire n'abandi yego nzagurire n'abandi ariko nzamwitura yaranguriye noneho rero niko uwo muhungu Michel twaje kujya tujyana ku rusengero turangije ngewe maze kumenyera arandeka nyine aravuga ati wowe ujya wijyana nyine nta kundi nanjye nzajya nijyana ariko nyine tukaguma turi inshuti nta kibazo hanyuma rero igihe kiragera nyine ndamenyera sasa rero gitangaje ikintu nakundiye mw'ubwo rusengero nabwo ikintu cyankuruye cyane buriya baririmbye mujye mukunda kubyina kuki se mutabyina ngo mubyinire Imana hari abantu bafashwa bitandukanye hari abafashwa n'amatangazo hari abafashwa n'indirimbo hari abafashwa n'abantu beza baba bari muri korali akavuga ati rwose tiriya korali ifite abantu beza b'abakobwa nzajya nza ariko njyewe si ibyo byamfashije njyewe ibyamfashije n'uburyo basirimbaga ayiwe
aravuga ati akabonye mana hari nk'abakobwa bazi kubyina n'abamama umumama akize ngo gacinya umugara nanjye ndavuga ati rwose nanjye muramfasha nibwo rero naje gukurikira ndakurikira nuko rero bamaze kumfata nibwo rero naje kugira nte ndakomeza nsenga umwaka wose ngiye mu mitekerezo yanjye numvaga ko nabatizwe ntazongera kubatizwa rwose nuko nari inteye numvaga ko nabatizwe muri gatolika ntazongera kubatizwa ku buryo bw'uko nanariye no kwigabura ntawabimenye rwose mushumba nawe ntabyo yamenye sinanabimubwiye ariko rwose mushumba mbabarire narariye kwigaburo pe igaburo naraririye kuko njye najya nibyo kuko njye numvaga muri njyewe ndi umukristo kandi n'umukatolika wese umubajije ntabwo yakubwira ko ari umupagani kare kavuga ati njyewe ndi umukristo njyewe nyine hari aho ngaho hari muri church igicano cyo witeka Imana ibaho umugisha ndabasabiye none nibwo aho ngaho naje kujya kwigaburo maze kujya kwigaburo hanyuma nyuma yaho nyene nibwo naje kumva ibintu muri njyewe maze umwaka wose ni hafi n'igice nibwo naje kumva ibintu muri njyewe bihindutse bitewe wenda najyagaburo nari nariyeho numva muri njyewe hari ibintu bimpindutse numva muri njyewe nshaka kubatizwa mu mazi menshi nanjye bakandumbura numvaga mbese biri kunyakamwo numvaga ari umuriro uri kunyakamwo tijya kubatizwa numva rero ibyo bintu bimaze kunza mu mutima ndabwira mushumba ati mushumba nkeneye kwiga igice rwose ndibuka n'icyo gihe hari umumama watwigishaga igice mama pasiteri mama Mika rwose yarambajije ijambo arambwira ati mbwira ijambo rigufasha muri Bibiliya mbura na rimwe rwose nabuze na rimwe ndambwira ati yewe ati ntacyo gusa nyine ndibuka ko nigeze kumubwira igice ngo hari imirongo nyine pasiteri yakunda kutubwira dufate mu mutwe ariko ba pasiteri namwe mujye muvuga imirongo abakirisitu bafata mu mutwe bose iyo mirongo nanjye yaramfashaga mushumba Imana izabiguhera umugisha uwo murongo nibukaga igice icyo gihe ndibuka ko navuze mu baheburayo ibice bibiri ku murongo waho hafi wa 16 wa 16 gutyo nuko nimba atari uwa mbere nukuganira tukamuce mu ijambo gatoya tukirimo kuganira utubwira ukuntu Michel yaje akagukura mu mayibobo akakuzana ku rusengero noneho akakwemera ko azajya kugura amata ubwo aho kandi wese ukizwa urabatizwa cyangwa warakomeje ukageza mu rusengero kubera kwirebera umuziki kubera kwirebera abakobwa babyina neza wibera muri ubwo buzima muri uwo mwanya Michel w'ikintu yakoze nuko yanyigishije gutera intambwe yo kujya mu ubwo rusengero ntago nahise nkizwa ntago umuntu akiva mu mayibobo yahita akizwa uwo mwanya ntibishoboka abakiri mu bisi umwuka w'Imana ni umusanga waje gukizwa rero uko naje gukizwa rero nuko namaze umwaka n'igice kuva nako ni imyaka 2 usenga kuva 2015 naje gusenga n'ubwo rusengero kuva 2015 umwuka w'Imana ajya kunsanga ngo mbatizwe mu mazi menshi 2017 mushumba nawe umva rwose arabizi 2017 nibwo Imana yagusanze ate byagenze umwuka w'Imana ubujye naje kumenya kari we yansanze ngewe numvishije muri ngewe bya bitekerezo bindi bimpindutsemo numva ikintu kimbyiga mu mutima ati cyakubatizwa mu mazi menshi numva kuko bindimo rwose bindimo ngewe ndahaguruka ubwanjye mfati ya mbere mbwira umushumba ati ndashaka kubatizwa mu mazi menshi hanyuma rero nibwo rero naje baze kunyigisha umubatizo ndabatizwa twabatizwa kuri yanza abo twabatije rimwe nubwo basubiye inyuma bakagwa ariko Mana uzabagarure n'ukuri uzabagore ndabareba nkumva ngize agahinda ariko Mana mujuri bagarure mu izina rya Yesu none se waje kuvayo gutaho ngaho muri iryo torero kugira ngo uzabe umwadeperi noneho kugira ngo urwo rugendo rwo kugira ngo mbe umwadeperi nabwo nanone
byafashe iyindi ntera, naje ndi muri iryo torero maze kubatizwa, naje guhura n'ibingusha n'ibishaka nyine ko kongwa nkasubira muri bwa bumayibobo, kuko maze kubatizwa sawa sawa Imana yabonye ko nafashe umwanzuro ihita icyo bita umugisha ho mukeya nyene impakazi, kuko nta kazi nari mfite mu bwo bumayibobo, njya gukorera umugabo witwa Patrick, maze kumukorera uwo mugabo nibwo rero naje guhura nabibyinshi nyene bingerageza. Hanyuma rero uwo mugabo nawe ankubita uwo mugabo maze guhura nawe yarankoresheje, yego amaze kunkoresha, hanyuma tuza gutandukana. tuza gutandukana. Tugiye gutandukana, uwo mugabo bita Patrick ni umubosi Imana imugisha yakoraga muri banke, turatandukana. Nuko noneho rero nsubira mu mayibobo ho gakeya, kubera nta muntu nari mfite nyine inshuti zanjye ngo zinyakire. Nabaye nsubiye mu mayibobo nanoneho gakeya, narakijwe kubera nta kazi nari mfite. Nibwo rero naje kugangikaho nanone nk'iminsi mike nk'icyumweru, mpita mbona akazi i Nyamirambo. Hejuru Nyamirambo kujya nyuma, buriya ndahazi hose. Noneho rero nibwo maze kubona ku kazi i Nyamirambo, nuko nene narasenze Imana ikambwira ati Imana yo mu ijuru igukijije gereza. Noneho rero Imana imaze yarabimbwiye gutyo, ariko nyene ibintu bya gereza n'abati ibintu bya gereza abantu sinabemeraga neza sawa sawa. Ibintu bya gereza n'abati bizasohora gutapa gereza nje ntabwo nzongera gusubira mu mayibobo. Nuko rero iyo gereza sinamenya aho izaturuka. Kumbe kuri uwo mugabo niho gereza yari ipfunyitse ntabitse. Nuko rero kuri uwo mugabo ariho gereza yari ipfunyitse, maze kumukorera, mukorera amezi 2. Twari twavuganye 25,000. Namutekeraga kuko guteka nyene nagiye mbimenyaho gakeya. Namutekeraga umuyisilamu, maze kumutekeraga nkanabisengera ibiryo. Nuko akavuga ati se turi umurokore cyane rwose ndasenga Imana. Nuko rero nibwo rero yaje kugira kwaje kugirana ikibazo, anyambura amafaranga narakoreye. Nyamuneka bakoresha mujye mwishura abantu amafaranga, kuko namwe Imana izabibabaza. Izabibabaza rwose. Hari ijambo nigeze gusoma mu bakorosayo hafi ibice 4, harambwira ngo abantu bambura abakoresha babo. Namwe bakoresha mujye mukoresha abakozi banyu neza. Kubakoresha neza ni ukubaha imishahara yabo, kandi ukayamuhera igihe itari kigezeho. Ngewe bakwambuye angahe? Banyambuye yampaye 50,000 byari bindimo, yampaye 15. Simubeshyeye nanabyumva zambeshuza. Imana imubabarire rwose 35. Imana imubabarire, sibyo narabimuhebeye. Wowe ntago yanyishyura nabimuhebeye. Narabimuhebeye nubwo yanabimpa, cyakoze arinze ampamagara akayampa, namubwira ati yagenera guhebeye, kuko n'Imana iravuga ngo umuntu nakugirira umwenda imyaka 7. Imana yavuze imyaka 7, ati uzamuharire umwaka wo guhara imyenda n'imyaka 7. Ariko nk'umuntu njyewe namuhariye ni mu mwaka utaragera. Namuhariye kuko umuntu we Imana yari ibizi ko hari abantu binangira bakakomeza bakishyuza n'imyaka. Ariko njyewe nyine naramuhariye, ndavuga ati ndahebye. Imyaka 7 ntabwo irashira. Narayimubabariye, yarinza n'ayamasi nayafata ntabwo nayafata, kuko Yesu ijambo twavuze ryavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba abaye icyaremwe gishya. Nabaye icyaremwe gishya, ntayo nta mwaka bose. Tukiri aho rero uwo mugabo twaje kugira ibintu bimeze nk'imigwano, kuko sinari bwakize neza sawa sawa. Nyaboneka mujye mwitondera abantu bagitangira gukizwa bakibatizwa, kuko ntago mujye mubitondera mu
bahugure ntago baba baba bumva bibiri kubakamwe babishaka ariko babumva bakirimo ka kamere yagukura n'iginyo yagukura n'iginyo waragiye kumukura iginyo rero mu bosi wanje iginyo nari kuri mukurata ariko nyene nagendeye kuri rya jambo Imana yavuze ko iyo hari ijambo Imana yari yarambwiye ati nkurinze gereza none uwo mugabo naje kwinjira naje kugisha inama abandi bakozi barambwira ati rero wewe uwo mu boss genda umurobore wawe mutikureka nanjye koko numva iyo nama bangiriye abakozi bagenzi banjye numva koko kuko nyine hano ku kuboko nariyanditseho rambo n'ubu biracyariho Imana yo mwijuru bimbarireho wari wariyanditseho nariyanditseho rambo kuko hano ku kuboko Imana we nzahimbabariraho ni ya indi yo guharagura ntakivaho Imana yimbabarireho byagenze bite kugira ngo iyi tatuwaje nyine nandi muhubwo mu mayibobo hanyuma rero nakundaga filime nkagira n'umujinya nk'urambo yagiraga nagarambo buryo bamunyuze icyuma benda nkumva nanjye nubwo bakinyuzaho nakomeza icyuma gishyushye none navuga ati nanjye bitewe n'ubuzima ndimo ndiramba hari n'undi muhungu nawe kandi witwaga Rambo ewana yari Rambo nawe bamitaga dukundane Joseph Imana mu mugisha we wari umuraka yarakaze cyane ngiye kwibariza gato tukira aho ngaho wambwiye ko nuzi umwuka wera akakubwira ngo ugiye kubatizwa icyo gihe umwuka wera yari yagiye byageze bite kugira ngo kamere zongere kubyuka umwuka wera ntago yari yagiye ahubwo ntabwo yari yasinziriye n'ibigeragezo nyine n'ibigeragezo kandi urabona ntago nubwo umwuka wera yahita kuzura wahita uzinuka uwo mwanya ntibishoboka arakuzura uwo mwanya ariko guhita uzinukwa biguma biza kuko na Paulo yaravuze ngo tugerageza gukora ibyiza ariko bya bibi bikakomeza bidutanga imbere kamere kakwitambika ati wamujiduye ukamujidura da none rero kamere njyara nyitambitse kamere imaze kunyitambika irambwira ati mujidura n'aba bantu bakozi nuko noneho barambwira iyo nama ariko wa mwuka tukiri muri ibyo bibazo ahita dusanga nanone akakwibutsa we tumenye nanjye rero nyishaka kuko tugwana kuko nafunze n'ingumu nafunze kuko hari ukuntu bari batwigishije muri karate ko ukobora guhagarara neza ukaregeraho tikura umuntu ukamutikura nanone hanyuma rero nanjye ndafata ntuza ahita muri waribwiye ati uyu muntu yarize kungufu kandi koko narabyize ariko nyine byose ubu ngubu narabyibagiwe kuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ahabaye icyaremwe gishya nabigizo za kungufu namwe muzabihebe noneho rero nibwo rero uwo mugabo naje gushaka kugwana nawe maze gufunga nyine ngo ngwane nawe nibwo yaje kumera nk'ugiye mu cyumba sinzi icyo yaragiye kuzana numva umwuka arangiye ati wibuke kuri umukirisitu sigaho ntugwane numva mwinjye binjeho mu mutima rwose hari abantu batajya bumva ibyo bintu ngo bibajemo mu mutima namwe ndabifurije numva binjemo akigero utarajya muri ADP ntago nari ngaje muri ADP nari nkiri muri cyaki kandi nari ndi n'umuririmbyi bari baranyakiriye noneho rero nibwo naje kumva uwo mutima urombwiye ati mwihorere mpita ndamwihorera numva n'umwuka arambwira ati amafaranga yahebe vuba mpita ndayahebe uwo mwanya nahise nsohoka ataranasohoka no mu cyumba mpita ndamusezera ati boss ndahebye ndagiye uwo mwanya nahise mfata umwanzuro vuba mpita ndasohoka ijwi rirambwira ati yagereza ni iyi ngiyi nkurinze bati Imana ndagushimiye ndahise ngenda kwatura ku mushumba nabati mushumba Imana mbabarire nagira ngwane Imana irambabarira kugeza icyo gihe umwuka w'Imana rero yahise mfata arankomeza nta wundi muntu nongeye kugwana nawe nuwaba anshinza ko ntagwanye nawe rwose abivuge nta muntu n'umwe nongeye kurwana nawe nibwo rero naje kumva nyine umwuka w'Imana anyuzuye burundu
ku mwuka w'Imana ampesha kuzinuka inzoga ibyo ko yabimpesheje igihe nyine numvaga muri ngiye biri kunyaka konjya kubatizwa mu mazi menshi numvishije ntashaka kuzongera kunywa ibiyoga numvishije ntashaka kuzanywa ibyo bitabe kuko nundi barankubitaga bashaka kubimpatira ngo mbinywe ariko nkabyanga nuko noneho rero inzoga murambabarira kuba mvuze ibiyoga nanjye narazinyoye ariko nyine namwe bizashoboka bazinywa muzihewe burundu kubw'umwuka w'Imana nuko rero izo nzoga maze kuzizinukwa nibwo rero umwuka w'Imana koko yaje gukomeza aba muri ngewe sinongeye kuzinywa kugeza na kuva 2015 pe Imana nuje yakomeje kundinda nakoze n'ahantu henshi bazinywa ariko yakomeje kundinda ntazo nigeze nifuza habe na gato mu buzima ntazo nigeze nifuza kandi narasindaga ngewe nkanaruka bose nkaruka ibyo nariye byose nasinze bose ngiye narasinze gusinda ndabizi uko bimeze umera nk'utaye ubwenge gakeya nyine ukagenda uhenagurika nuko nubwo rero naje kugira naje uwo mwuka w'Imana yaje kungumamwo gutyo hanyuma rero process yo kugera muri Pentecote nayo uwo muntu amaze kunyirukana naje kuza ku Kacyiru nanone maze kuza ku Kacyiru naje n'amaguru kuko ntabwo benshi naje n'amaguru mvuye Nyamirambo ndaza ngeze ku Kacyiru mura no mu Pentecote nyine arancumbikira ariko oya nyuma yaho ntarahura n'uwo mu Pentecote nasubiye nanone gukorera wa mugabo Patrick ubundi ka oya ntago ari mu ndabyo mu rugo gwe nanone nsubira kumukorera maze kumukorera uwo mugabo nibwo rero Imana yaje kungera sinavuga ko yangerageje ariko nyine naje guhura na kandi ga teste kugira ngo Imana irebe ko za kungufu ya migwano yanshizemwo kuko Imana iragutestinga hanyuma rero iyo teste naje kunyuramwo nibwo rero uwo mugabo yaje kuzana imodoka ebyiri bazazirimo ibiyoga bazanye n'umushuti we arambwa ati zirarire kuko yari yampembye amafaranga yo kurarira nuko rero ndazirarira izo modoka hageze mu masaa 4 n'igice numva imbeho maze kumva imbeho kandi maze kumva iyo mbeho nibwo rero naje kugira naje kuzamuka mu rugo ngiye gufata agakote maze ahita arambona maze kumbona arampamagara kuko umuntu yanyoye inzoga kamera ibikora yose aba yuzuye deja n'abadayimoni ntabwo abayobogwa n'umwuka w'Imana kuko no mu Bagalatiya harabivuga ibice 5 ku murongo wa 19 icyo gice ndakibatuye muzagisome muzasobanukirwa neza umunywanzo go wariwe nuko rero maze kuzamuka nawe iyo kamera iramuzamukamo imaze kumuzamukamo iyo kamera ahita aramamagara arabati niko kugiye tibucana gucana ibitutse byise avuga ari umuntu nyine avuga ibintu asukirana nyine ukabura na kimusubiza none aranga ati niko kugiye mu nzu imodoka kucana gucya amafaranga guhemba nayiki niko yewe amafaranga guhemba nayiki niko nsubiza amafaranga guhemba nayiki anje bwambe bajije ngo nimusubize anya nicishije bugufi ndambwa ati nese boss ko naringiye gutora umupira w'imbeho kandi ureba ko naningize imbeho mboya ngo kutego wasika imodoka guhanze gushaka ngo bazibe Patrick ndabikubwiye ndabizo zabireba Imana yo mwijuru izakugabanya uburakari ubwo burakari ntago ari ubw'Imana ni Imana yo mwijuru izaguha agakiza none rero ubwo burakari bwaje kumviramo kujya amakofi nahagaze imbere ye musobanurira nyine ko ngiye gutora umupira ahita arizungurika nkubita amakofi abiri numva nyine numva ibyotsi nyine mu maso musubiza kandi urirambo ntago namushubije nyine numvaga umwuka uri muri ngewe wahise umwuka ku kanya kimara kunkubita wahise uza urambwira ati barakijijwe ntago kigwana nyine kugwana byari byarangiriye handi Nyamirambo Imana nkizagereza nuko rero nyine rwose amakofi abiri yarayankubise kandi naramubabara Imana imuhagakiza umugisha yarabo Imana imuhagakiza nuko rero uwo mugabo maze kunkubita ayo makofi abiri nibwo naje
kugira nte nibwo naje gukomeza mukora mwihangane naramwihanganiye nyene ariko nkomeza kumukorera haciye iminsi 3 yonyene yataranansezera kandi ntamushubije maze kumusezerera nyene nuko rero nigeze no gusoma ijambo ribanga makuba n'ibyago by'umukiranutsi ngo ni byinshi ngo ariko Imana ngo imukiza muri byose ariko ngo umukiranutsi kuko numva nanjye deje nari naratangiye kuba umukiranutsi kuko hari ibyo bintu byinshi nararetse kandi n'ubu narabiretse n'ukuri nubwo wampa inzoga mbese sibyo no kumpa inzoga nubwo wampa icupa ryuzuyemo inzoga ukambwa ngo ninzi nzengurukane Nyabugogo ngo urama miliyoni 100 reka mvuge miliyoni 100 cyangwa 200 ntabyo nafata nabwo ati hama n'ibyawe kuko nubundi si nibiyuzuye n'ibyawe nzabibona ntarinze gufata ibyo nzoga isi nibiyuzuye n'iby'Uwiteka nibwo rero nanjye naje kugira nte naje kumusezerera yaransezereye deja ndagenda maze kugenda nibwo rero naje guhura n'umupantekoti Imana yo mwijuru ihumugisha Karemera Isaac Imana impumugisha umusabira umugisha ariko tunga ibiganza aho ubonye ubwati Imana impumugisha Isaac Imana impumugisha rwose n'ubu iyo duhuye urukundo nge Isaac mba mufitiye simbizi nejo twarahuye nawe ngati Isaac ndagukunda mbere biri special yakoze ikirere kubera Isaac mbese urukundo rwe mufitiye byarizanye kuko yambereye umugisha ni hanyuma rero uburyo naje muri ADPR nuwo Isaac byose byaturutseho nibwo rero Isaac yaje kuncumbikira arancumbikiye nk'icyumweru gucyo nk'icyumweru cyangwa se iminsi 5 hanyuma maze kuncumbikira Isaac akajya nyinginga ati ngwino tujyane kurara mu masengesho kandi deje urumva ko umwuka wari undimo naramaze kuba umunyamasengesho naramwemereye nyine mu masengesho urubyiruko mu Kabagari urubyiruko mu Kabagari nago Imana umugisha waranyereye imbuto hanyuma rero muri ayo masengesho nibwo naje guhura n'umwigisha nyine ari kwigisha numva yigishije ijambo rinkuzeho numva nyine ari kuvuga ngo abantu mujajara ngo mu macaci ngo gutya na gutya ngo mumeze nka cya gikona ngo no yatumye ngo kirajarajara ngo ariko ngo kiburi cyo gifata nuko rero ariko nawe ibyo yavuga yarari mu mwuka kuko n'ubundi narasotse gusengera mu yandi macaci Benezeri n'ahandi kuri heshi cyane nagiye none rero ari naho nagiye ara ku kinambi yindi caci y'undi mugabo nyine w'umusirikare nakajya avuga ati musa n'amafaranga mbasengera ibyifuzo byanyu andika ibyifuzo cyo ku gapapuro nanjye habuze gato ngo ntange telefone nari mfite kuko nari naka numvaga nafashijwe rwose umva ariko nyine ndifata ndabataye reka ndekeraho none rero nibwo naje rero guhura n'uwo Isaac aranjyana muri panekote mu rubyiruko hano mu Kabagari turasenga Imana iryo jambo babwirije rinkoraho maze kunkoraho nibwo nyine nasohotse no hanze Imana iranabivuga Imana imaze kubimbwira nyine ko ndi kujarajara kuko nge sinavuga nari umuntu ntabwirwaga ikintu rimwe ngo mfe nshuka gufata umwanzuro reka abahanuzi narabapingaga ariko byakubitanye na rya jambo wa mukobwa yabwirizaga umuhanuzi none ahitara nabivuga arabidondera aravuga ngo sinigeze nta dini ubu ngubu ndi kubarizwamo kubera nyine itorero ryacu bari barifunze ariko Imana yo mwijuru izongere mu amafaranga rifunguke mu izina rya Yesu hanyuma rero nibwo rero naje kugira muhanuza amaze kumbwira gutyo nibwo naje guhindukira ndatekereza muri ngewe ndavuga ati ko subundi koko ko nta dini ngira nkuriki nsanga nekereje mu cyari wacu nsanga nta yindi church haba usibye Panekote na Katolika nkareba nabwo numva muri ngewe harimo ibintu bibiri biri kubyigana hitamo Katolika no gusubira no kujya muri Panekote rwose nuko sinayiyumvagamo kuko impamvu runaka urumva izo mpamvu wenda nzazivuga n'ikindi gihe hanyuma rero kubwiza mpamvu ntayiyumvagamo Panekote kuko mbese n'ibwirize yaho sinayiyumvagamo kuko ntabwo nayiyumvagamo rwose
ndayivamo sinayikunda wasubiye inyuma wasubiye inyuma twatugeze ahantu Isaac nyine yakuzanye mu rusengero nyine urumva ko Iza warayiwe aracumbikira icyumweru anyobora kujya mu rusengero mu rubyiruko turajyana rwose twarajyanye rwose Imana mumugisha hanyuma rero mw'ubwo rubyiruko nyene nibwo twakomeje kuza tuzanana hanyuma rero tumaze kuzanana nibwo naje kugirane kugenda mu abo bahanuzi aho nari nagiye gusengera umuhanuzi nyine arambwira ngo nta dini ngira bihurirana na rya jambo Iza nari nta dini ngira kandi ufite aho usengera nyine hari igihe umuntu abatarafata icyemezo cyo kubarizwa aho hantu ngo bamwakire nk'umunyetorero hari igihe umuntu rero aba umushyitsi akibaza atapu ndahabarizwa nyabuneka ntimukagiye muba abantu babazerera mutabarizwa ahantu ngo mwitorero ku buryo wajya no kwigaburo ibyo ngibyo ntimukajye mubikora ahubwo mujye mubarizwa ahantu ku buryo nyine mujya no kwigabura hanyuma rero nanjye rero nuko nari imeze urumva rero njye numvaga muri njye ndi umukirisitu ariko Imana yo mu ijuru yo imbonaho umwuka w'uruzero nzerera hanyuma rero nibwo rero naje kureba umwuka w'Imana umitishamwe ibintu bibiri aranga atari ugusubira muri katolika no muri panepote kutayikunda urafata iki nibwo rero naje gufata icyemezo nk'umugabo nyine nabati ngewe kuko nsubiye muri katolika nahita nsubira ku nzoga kuko muri katolika urabizi twumvikane murakemerewe nuko noneho rero nibwo rero naje kuvuga ati oya nahise mfata icyemezo ndabati reka wenda nje muri panekoti nta kundi nuko rero njya muri panekoti maze kujyamwo ariko naho haranejeje cyane Imana mu ijuru ibaho umugisha yego urakoze cyane icyo nicyo kibazo nakomeje mbere tugitangira ukivuze hafi minota irenga 30 cya kabiri rero cyo kubaza none se ubusanzwe mu muryango wa Nyawuvuka hari ikintu cy'agakiza cyatumye kigukurikirana ku buryo ukizwa cyangwa hari za karande zagukura kugira ngo ube rambo ndagira ngo dusobanure kuri izo mbaraga hari imbaraga zagukuriye gukizwa hari n'izindi zagukuriye mbere kugira ngo uyandikeho rambo umurakare mu muryango hari zaba zirimo zagukurikiranaga izo karande koko mu muryango wacu ntabwo bakijijwe ariko mbere mama wanjye yarakijijwe mama wanjye rero kuko mbere yarakijijwe ni inkuru yampaye nanjye ngira nyibaye nkuko yayimpaye nimvaho mbese yambwije kura sinari impari nari bwanambyare wenda Imana yarantekereje ariko nyine sinari impari hanyuma rero mama wanjye imvaho yampaye ko yari yarakijijwe amaze gukizwa mama wanjye ajya abonana na papa rero ko papa we yari inyweraga inzoga no baracyazinywa hanyuma rero amaze kubonana na papa hanyuma nyine aramurambagiza amushyira mu rugo maze kumushyira mu rugo ariko mama nawe atakaza kagakiza akurikira nyine papa kuko papa yari umukireho gakeya yaraterekaga ibitoki rwose nuko mu bisanzwe muri make wakishyuwe bisobanura yuko nta gakiza kari gahari uretse na mama wawe nawe urumva yahise agatakaza yaraguye so rero icyo kibazo nagomba kukubaza kuri icyo turacumvise hama ku kintu yakubajijemo ni ikibazo kirimo utubazo tubiri akambere wakishyuye kerekana ko mama wawe we yarakijwe aragwa ariko karande zuba zaragukurikirana zindi zatuma wigira rambo cyangwa umurakare cyangwa
nico naco nyine yakikubajije. Okay, reka nkisubize izo karande zankurikirana izo karande zankurikirana nyine urumva ko iwacu iyo ababyeyi baba badakijijwe kandi zigukurikiranye ni ya mijinya y'imiranduranzuzi hanyuma nyine na za nzoga kame mukazinywa hanyuma nyine ibintu nk'ibyo nibwo rero nyine n'izo urazi izo karande ntago muvanaho kuko na papa na mama nabo ntago bari bakijijwe nuko byagenze rero izo karande nanjye zarankurikiranye zituma rero ngirane mba mu buzima bubi bizituma mba mu buzima bubi bwa buzima bw'umayibobo kubwo za karande nyene bitewe no mu muryango bitewe no mu muryango kubera biriwaga bakubitana mangumi nyine nta gakiza kari gahari mu muryango papa yaratahaga kubisa umugere ati iyi nzu yanjye nino akayikubita umugere natwe abana tugahungabana rwose urumva rero izo karande zose kuba twakuze tubibona uburyo barwana n'ibiti byose natwe ntago mu rugo twakuze dufite amahoro twakuze turi abarakari ni nabwo rero ni irambo niyanditseho hano Imana yimbabarireho nayiyanditseho nyine bitewe n'uwo mujinya w'umuranduranzuzi nari mfite rwose ariko warashize ntaho nyifite n'uko Imana yamaye ibyishimo bisobanura yuko hari igihengeri kinini muri famiye yanyu nta gakiza kari gahari nta wabasengera yari ahari urumva ko wahuye n'ibibazo byinshi urumva ko nta masengesho yari ahari nibitangaza cyane kuba Imana yaraguhamagaye hama turiko tugana ku musozi w'ikiganiro turagomba kukubaza ese abo wasize mu mayibo nk'inama twebwe twumvise ikiganiro twumvise Imana yagukuye twumvise icyaha Imana yagukuye za karande ukuntu yagukuye mu mayibobo ikagushyira mu itorero none wowe nk'isomo wakuyemo ushobora guha za ndayi bafata ku ngufu hari ndayi watubwiye wabonye bafata ku ngufu ese wowe wayifashe mu izina rya Yesu nafashe noneho hari ndayi wabonye bafata ku ngufu sibyo turagira ngo ubahanure cyangwa ubahe inama hari mayibobo zindi ngezi zawe sibyo zikimwe urumogi urwo rumogi utanyoye hakaba izindi zimwe ibiyoga zidroga sibyo none ndabizi abo bose wabonye ubwo buzima bwose wanyuzemo twebwe turagira ngo uduhe iryo somo wakuyemo ese wakuyemo iki ku buryo wagisangiza n'abandi twumva ko cyabafasha ngewe isomo nakuyemo murabona ukomeze ubu ngubu nyine ntago wansoma uko ndi mayibobo ubu ngubu ndambara nyine nanjye nkasobeka uko Imana yankuye hari umuririmbyi yavuze ngo uratangaza Mana ngukura muri pubere ngo umuntu ngo ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika yego rwose Imana yaranyambitse kandi ndabishimira aho bigeze kandi n'ubu iracyakomeje kunyambika yego nubwo ibibazo bitarangira ariko iracyakomeje kunyambika rero isomo naho bamayibobo nababwiye ati nimuhumure mukomeze mwiringire Imana haracyariho ibyiringiro namwe ubwo buzima Imana izabo bakuramwo izi ndaya nabonye zifatwa ku ngufu nimuhumure namwe mukomeze mwiringire iyi Mana izabo bakuramwo kandi mujye muri ujyo mugira n'inshuti n'abantu basenga buriyo ujye ubifite inshuti n'umuntu ubaye inshuti n'umuntu usenga hari yindi nama kugira yandaya yigenzi yawe itakugira noneho rero ngewe iyo nama niyo numva naha rwose abantu bicuruza kuko nabonye bahura n'ibibazo bibi bakabafata ku ngufu rwose bose singiye kubeshya n'Imana ibyumve indaya bayifashe ku ngufu ndeba ku ngufu nta mafaranga bayihaye urumva rero nyine kandi nabo barabizi bagenda bahura nabyo rwose barabizi bagenda bahura nabyo kuko naho natuye hari aho numvise indaya ivuga ati wagishyura turangije wati ndakwereka nuko rero nyine bahura n'ibibazo byinshi urakoze cyane ariko uvuze ku ndaye uvuga kuri mayibobo ariko ntubwiye abakozi b'Imana hari abakozi b'Imana bajya bumva ko bari abantu basa nk'aho babaciyeho iteka ntibabacireho iteka basa nk'aho babaciyeho iteka akumva nyine ari Imana izabakurayo
kandi twumvise ko hari umuntu wagukuyeyo akuzana aje kugura amata. Aje kugura amata, umukurikiro kugira ngo ugure amata, umukurikiro ya mata yarakubwiye bituma winjira mu nzu y'Imana. Ufashwa na za ndirimbo bituma wumva bwa buzima ugenda ubuvamo gahoro gahoro. None nagira ngo n'abantu basenga cyangwa abakozi b'Imana nabo bagira inama, ubwira uti se mwabyitwaramo gute kuri izi mayibobo nazo ziracyafite ubuzima, zishobora guhinduka, iyo nzira bayinyuramo bate ko wowe wabinyuzemo bize? Nyaboneka abantu b'Imana, icyo nabwira abantu bakozi b'Imana mu bw'ijambo ry'Imana, nanjye mwumvise ko Imana yari inshishizemo ndarivuga. Icyo nababwira nuko abo bantu nyine bakiri hariya mwazajya mubasanga, mukabasanga mukababwira atariko mbese byanaba ngombwa ukabanza ukamera nkawe, mbese ukavuga ati Chessman, hanyuma nyine bakabona ko mbese ushaka kumera nka bagenzi babo, ugahita unababwiriza mukavuga atariko namwe ubuzima nanjye murabizi, nanjye nabubayemo, namwe mwahinduka, mwahinduka byakwemera. Hanyuma warangize no kunamubwiriza ugahita umaze ati seti nta kindi kibazo, nta kibazo kindi waba ufite, agahita akubwira icyo kibazo cye aba akubwiye, ugashaka n'akantu na gato wamukorera, wamukemuriraho, ni ukuvuga butumwa rikajyana n'iyo mirimo ukoze, ahita aheraho akizera ku bw'uwo murimo ukoze nyine, uko umuyibaba anezerwa n'ikintu umuhaye nyine akabona ko umuntu w'Imana. Hari abantu b'Imana rero usanga batanatanga, nicyo kibazo rwose. Niyo mpamvu abantu uzasanga mu bumayibobo butazashira mu migi itandukanye. Kubera iki? Namwe bakozi b'Imana mubye mubwiriza n'ijambo ry'Imana, mugira n'akantu muha abantu kugira ngo bizere. Murazi ko nanjye naje kubw'uwo muntu yari yanyinginze, namurahiye n'ukuri, dore Michel namurahiye pe, ariko yaje kumbwira ati nzajya nkugurira ku mata. Urumva ndabataho aho rwose bitanangira nyene ndamukurikira. Nta bindi wewe uzajya umukorera icyo gusabye ukimukemurire, nta bindi. Yego, urakoze cyane. Reka dusorezane kino kiganiro. Abakunzi ba Arabora TV, uyu ni umukozi w'Imana wakijijwe avuye mu mayibobo, aza kurikiye Amata. Bakozi b'Imana rero atugira inama, aratubwira ati dukeneye kugira igikorwa cy'ubugwaneza kugira ngo tugire n'abariya babone ubugwaneza. Bavandimwe n'inshuti z'umusaraba, dukwiriye bari abantu nabo kubasanga, tukabereka ubugwaneza, tukabereka ineza yo mu nzu y'Imana, atari ijambo ry'Imana gusa. Murakoze rero, dusubikiye hano, mukore subscribe kugira ngo izi nkuru zijye zibageraho uko mufunguye. Murakoze.